Reka nongere ngusuhuze ukomeje kudukurikirana umunsi ku wundi kuri channel ya Rumaze Iminsi TV, nizere ko amahoro y'Imana akomeje kuba yabana nawe. Niba utarakora subscribe ndakunyinze ngo uyikore kugira ngo ujye ubasha kumva amakuru agiye atandukanye. Mu by'ukuri ikinzanye aha ngaha ngiye kubereka ubutunzi bwa perezida, ngiye kubereka imodoka zose atunze, ndaza no kubabwira agaciro kazo kugira ngo mubashe kuba mwasobanukirwa perezida Paul Kagame. Reka dutangire. Mu by'ukuri iyo modoka mubona ni imodoka bita Range Rover, ni imodoka isa n'izindi ariko mu gukomera ntabwo bikomeye kimwe. Iyi modoka ushobora gusanga ihagaze agaciro k'amadolari 400,000 by'amafaranga y'Amerika. Iyi modoka ni ya modoka igenda igakandagira umusumari ushinyitse ikawuca hejuru igakomeza. Aho ngaho wakibaza ngo yapimye ibiro bingahe? Iyi modoka ipima ibiro byinshi cyane ku buryo ishobora gusanga ipimye nka toni 25 mu biro. Ni ukuvuga ngo impamvu ica hejuru y'umusumari ntiyagire ikiba ni uko yambariye amapine amwe ateye ubwoba, amapine akomeye cyane, amapine ahambaye. Iyo modoka mubona niyo perezida akoresha agiye ku rugamba, agiye kurwanya abamugwanya. Ni imodoka ifite agaciro k'amafaranga 600,000 by'amadolari mu mafaranga y'Amerika. Ayo mafaranga tuyashize mu manyarwanda ushobora gusanga ari mu mamiliyoni ndetse n'amamiliyari menshi cyane. Aho ngaho wakibaza ngo iyi modoka niguze mu mafaranga angana gutyo? Iyi modoka ni ya yindi imwe bakubita isasu ku mapine noneho isasu rikaba ryataruka rikagwa kwa babandi bariteye. Iyi modoka ifite ibirahuri bikomeye, aho isasu rihagwa rigasubira kuri ba nyiraryo. Ni imodoka ikomeye cyane, niyo bayirashe igenda ibirometero 100 utamenya ko imodoka yagize itoboka. Mu by'ukuri uri kumva ko iyi modoka ihambaye. Ni imodoka umukuru w'igihugu yifashisha agiye kurwana urugamba hamwe n'ingabo ze RDF. Mu by'ukuri uri kumva ko iyi modoka ikomeye cyane. Impamvu bayihaye agaciro gakomeye cyane nuko ikomeye cyane n'isasu ritapfa kuyihangara. Uri kumva nimba bayirasa ikagenda ibirometero 80 itaricara hasi, uri kumva ko ni imodoka ikomeye cyane. Iyi ngiyi ituma umukuru w'igihugu agera iyo agiye amahoro, kuko ni imodoka itapfa guhangagwa n'amasasu yose. Twagereka mbereka indi. Iyo yo mubona ntabwo iri hejuru cyane, ni imodoka perezida yifashisha atembera hamwe n'umuryango we bita Range Rover. Hakaba hakurikiwe indi modoka bita Land Cruiser, ni imodoka iremeye cyane aho ushobora gusanga iri mu biro toni 15. Ni ukuvuga ngo iyi modoka ibirimo abasirikare bakomeye cyane, ibyegera bya perezida. Iyo modoka y'imbere mubona ifite agaciro k'amadolari 350,000 by'amafaranga y'Amerika. Uri kumva ko nayo ni amafaranga atari make. Uyashize mu manyarwanda yeme wowe uri kunyumva aka kanya wajya hamwe n'umuryango wawe ntago wazapfa uyamaze. Mu by'ukuri ngewe icyanzanye aha ngaha nje kubasobanurira ibintu byose kandi dukoresha ukuri. Iyo modoka Range Rover nayo ubwayo yambara amapine akomeye cyane, aho niyo wayirasa amasasu nk'angahe ntabwo yapfa gutoboka, kuko ni imodoka perezida yifashisha mu rugendo rwe. Ni imodoka iremeye cyane ifite agaciro k'amadolari 350,000 y'amafaranga y'Amerika. Iyo yo mubona ni imodoka ikomeye cyane, ni imodoka ifite agaciro kari hejuru cyane, aho ushobora gusanga iyi modoka igura amadolari 700,000. Wakwibaza ngo ni ukubera iki iyi modoka ikomeye cyane kuruta izindi mu gaciro k'amafaranga? Iyi modoka ubwayo ikoze muri zahabu. Ni imodoka uhagarara uruhande ukirebamo wese. Ni imodoka perezida yifashisha nk'iyo hari undi muperezida undi waje kumusura, abasha kumutwaramo akamugeza iyo agiye
kubera ko Perezida Paul Kagame ni umugabo mwiza cyane, ugira uburanga, ugira ikinyabupfura ndetse ukora ibintu ku isuku. Ni umugabo utagira umutima mubi. Nk'iyo umuperezida aje kumusura abasha kumutwara akamugeza ku kibuga cy'indege kugira ngo yurire indege imugeza mu gihugu cye. Urabona iyo modoka uyitegereje neza, urebye mu mpande zayo, urabona ahantu perezida yicaye kuri vola. Urabona uruhande rwe ruriho idarapo ry'u Rwanda, urundi ruhande ruriho irindi darapo, ruriho irindi darapo. Ni ukuvuga ko uwo n'undi muperezida atwaye amujyanye ku kibuga cy'indege mu mutekano mwinshi cyane kugira ngo abashe kugera iyo agiye amahoro. Uri kumva ko iyi modoka ntabwo yabura guhenda. Ni imodoka y'igitangaza pe! Twagiye. Iyo modoka ubona ni imodoka ikomeye cyane, imodoka iteye ubwoba, ni imodoka perezida yifashisha agiye nko kurahira cyangwa se agiye mu nama zikomeye cyane. Agenda aherekejwe n'imodoka nyinshi cyane zimukikiye ndetse n'abasirikare benshi cyane bagusa impande n'impande, kuko aha ngaha haba harimo ingeri zose z'abaperezida. Harimo abagizi ba nabi ndetse n'abantu beza. Niyo mpamvu rero aba agaragiwe n'abandi basirikari, nk'uko n'abandi baperezida nabo baba bafite abandi basirikare babagaragiye. Uri kumva ko niwo muhango wabo, umuhango ugezweho wo kuba barinda perezida neza. Kandi koko nibyo, ni ibintu biba byumvikana, umukuru w'igihugu agomba kurindwa. Aho ngaho mubona ni cya gihe nk'inama ya cogamu cyangwa se n'izindi nama zikomeye cyane z'uburyo bayobora neza igihugu. Iyo modoka niyo yitwaza agiye nko mu nama nk'iyo ngiyo yateza igihugu imbere. Ni imodoka iri mu gaciro k'ibihumbi 630 by'amadolari mu mafaranga y'Amerika. Uri kumva ko iri gukabakaba ya yindi perezida yifashisha acuye abaperezida baje nko kumusura, baje nko kumugira inama ndetse baje kumusura nyine nk'inshuti ze, mu buryo bateza ibihugu imbere. Iyo modoka nayo yambara amapine akomeye cyane, amapine atapfa guturitswa na bombe iyo ari yo yose. Noneho reka mbereke imodoka y'igikoko, imodoka nziza cyane, imodoka perezida yifashisha ari kumwe n'abasirikari biwe nk'iyo bashatse kugera mu modoka imwe. Iyo modoka ni ya yindi ifite uruhu rukomeye cyane. Ndavuga umubiri wayo ni umubiri utapfa guhungabanywa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ni ya modoka bakubita bombe, imodoka igasigara ihagaze. Ifite amapine, noneho aya mapine ntimukayabone gutya, aya mapine arakomeye cyane. Ni ya yindi bakubita isasu rigataruka rigasubira kwa nyiraryo. Iyi modoka ibirahuri byayo birakomeye cyane kandi birahambaye. Ni bya birahuri bakubita isasu rigataruka. Iyi modoka urabona ko igura ibihumbi 800 by'amadolari mu mafaranga y'Amerika. Uko tuyashize mu manyarwanda ni amafaranga atari make. Ni amafaranga wazajya mpaka upfuye atarasha n'umuryango wawe ukajyaho. Urabona ko iyo modoka ari igiciro gikomeye cyane. Ni imodoka iri hejuru pe! Urabona iyo modoka ni imodoka y'igiciro gikomeye cyane, aho iyi modoka igenda ibirometero 5000 itarananirwa. Imodoka ikomeye cyane pe! Twagiye ku yindi modoka iteye ubwoba, imodoka igura amadolari 910. Ni imodoka ihenze cyane, ni imodoka ihagarariye izindi. Iyi modoka noneho yo ihenze uko ubitekereza. Iyi modoka ni yayindi perezida yitwaza akagenda ari wenyine ku buryo nta kindi kintu cyayihangara. Iyi modoka ubwayo iba yibikiye amashanyarazi. Ni ya modoka ukoraho nyirayo atabigwira uburenganzira, noneho amashanyarazi akagufata. Aho wakibaza ngo Perezida Paul Kagame we umuriro ntiwamufata? Mu by'ukuri afite kontake ibasha gushiramo amashanyarazi cyangwa se ikayakuramo. Uri kumva iyo ashaka ayashiramo cyangwa se yashaka akanayakuramo. Mu by'ukuri wewe ushobora kuza uri kumingaminga uvuga ati mbega imodoka nziza, wakoraho
ibyawe bikaba birakurangiranye. Ni imodoka ifite ubwirinzi buhambaye, ni imodoka yambara amapine akomeye cyane kandi amapine ahenze, amwe ava mu Burayi, ya mapine amwe aba akaze, aho ushobora gusanga ipine rimwe riguze amadolari 200,000. uri kumva ko ni ipine rikomeye cyane. Iyi modoka impamvu ikomeye cyane, bayihaye agaciro gakomeye cyane, ni ya modoka umuperezida yitwaza akagenda ari umwe, iyo ubwayo imucungiye umutekano, kuko ni imodoka iremeye cyane itapfa guhagurutswa na bombe iyo ari yo yose. uri kumva ko niyo mpamvu ifite agaciro gakomeye cyane. Noneho reka nkwereke imodoka ikomeye cyane, ya modoka perezida Paul Kagame yifashisha ajya kwiyamamaza nk'iyo igihe cy'amatora cyageze. Ni imodoka ibasha kugera ahantu henshi cyane kandi mu gihe gito, bikarangira ahantu hose hazengurutse, ikabasha kujya kureba abamamaza. Mu by'ukuri urabibona nko muri kiriya gihe gishize perezida yiyamamaza tujya kumutora, urabona ko igenda ahantu hose perezida yerekana. Ni imodoka itabasha gufata umuriro cyane ngo ishuhe, ahubwo ni imodoka igenda ku muvuduko uri hejuru cyane. Ni imodoka ikomeye, imodoka iremeye, aho ushobora gusanga iyi modoka ifite amatoni n'amatoni, ugasanga ipimye toni nka 30. Kumva ko ni imodoka itapfa guhagurutswa n'umuyaga. Ni imodoka ikomeye cyane birumvikana, kuko ni imodoka igenda imisozi ikarimbura indi. Urumva niba mu Rwanda hose nk'igihe cy'amatora cyageze, urabona hose baba bamamaza, ugasanga nk'Iburasirazuba bari kwamamaza, mu Burengerazuba, i Huye, i Musanze, mu Gakenke, ubwo ukumva ko hose umunsi wose birangira ihageze, kuko ni Rusizi hose igerayo igiye kureba abamamaza. Kumva ko ni imodoka iteye ubwoba, imodoka ikomeye cyane, ntabwo yabura kuba ikomeye. Iyi modoka kumva ko ifite agaciro kari hejuru cyane birumvikana. Imodoka irakomeye cyane, iri muri bwa bwoko za modoka z'abasirikare bagendamo bagiye nko ku rugamba. Kumva iyo modoka iri mu bwoko bwa Barabasi, ya modoka imwe ihenze mu gihugu cy'u Rwanda. Kumva ko iyi modoka ni imodoka ihenze cyane, ntabwo yabura kuba ikomeye. Iyi modoka ni imwe ituma umuyobozi w'igihugu yiyerekana, akereka abaturage neza. Imodoka iri hejuru, imodoka ifite uburebure bwa metero 2 mu bujya hejuru, kugira ngo uri hano hose abashe kuba yamubona ari perezida. Iyo ni imodoka perezida atembera hamwe n'inshuti ze. Murabona nka cyagiye perezida buriya afite inshuti nyinshi, inshuti z'akadasohoka, inshuti zimugira inama. Iyo modoka niyo batembereramo bitegereza u Rwanda ukuntu rumeze. Mu by'ukuri reka nsoreze aha ngaha mbashimira, kandi mukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza turebe amakuru hamwe, kuko turabakunda cyane. Murakoze cyane, mwanike igitekerezo bitewe n'ukuntu aya makuru uyabonye. Murakoze.